Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 37. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biluha na bene Zilupa bakase. Akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu imiba ikikiza uwanjye ibikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri jye na Yakobo, njye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene se ba Yosefu bamugurisha. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karose araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye,
tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima bubuye amaso, babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Gileyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Rubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya, aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yamuriye nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka kuba mumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro, ati nzarinda sanga umwana wanjye ikuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Abamidiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, umwami kandi umukiza wacu. Amen.